Reka dutangirane inkuru yacu n'uyu mugore Nora aho yaranga mu gikoni ari gutegura ibyo kurya bya nijoro. Umugabo we Kevin yaravuye ku kazi, yahise afata igikapu yari afite akijugunya aho ngaho mu ntebe, nuko mu ijwi riri hejuru cyane ati, Nora, ubuzima bwanjye ndaburambiwe, wa mugore we wanyambuye amahirwe mu buzima bwanjye. Nora ayumvise mu magambo asa nk'umusekeramo gakeya, aravuga ati, mugabo mwiza, nasoje gutegura ibyo kurya bya nijoro. Kevin ntabwo yigeze amusubiza. Nuko uyu Kevin yari afite nyina witwa Cecilia, yahise ava aho ngaho mu cyumba araza. Nuko uyu mukecuru akiva mu cyumba yahise ayerekeza aho uyu mugore yari ari, aramubaza ati, sura cyara ahangaha urya ibiryo byacu warangiza ukita umugore w'umwana wanjye? Nora ahangaha yayobewe ibiri kuba. Nuko aramusubiza ati, wiriwe neza mama. Cecilia yarangije arimyoza, aramubwira ati, ntacyo uri cyo. Iyo Kevin aza gushyingiranwa na Angela, umwana w'umukobwa ari umukire, ubu twakagombye kuba tuba mu nzu nziza cyane. Nora yaracecetse ahangaha, ariko mu mutima we yari ari kuribwa. Ariko uyu mwana w'umukobwa yari afite ibanga. Uyu mwana w'umukobwa yari yarahisemo kwiberaho ubuzima bworoheje kugira ngo abashe kubona urukundo nyarwo. Ese ninde muntu uzamukunda? Ariko ubu ngubu yari atangiye kubona yuko urukundo rushobora kuba rutabaho. Ngo muri iryo joro umugabo witwa Martin yaje kujya kumusura. Nuko ageze aho ngaho aramubwira ati, mukobwa muto, sogokuru wawe ararwaye, sogokuru wawe arashaka kukubona. Aramubwira ati, Nora, ndakwinginze subira mu rugo. Nora azunguza umutwe, aramubwira ati, nta muntu ahangaho uzi undi we. Aramubwira ati, ndashaka kubaho nk'umuntu usanzwe. Aramubwira ati, ndashaka umuntu nkunda atankunda icyo ndi cyo. Martin aramubwira ati, dore bari kugufata nabi cyane, ese ibyo ngibyo nibyo uri kwita urukundo? Umwana w'umukobwa aramubwira ati, jyewe nahisemo amahitamo yanjye. Aramubwira ati, noneho rero kuko nahisemo aya mahitamo ngomba kubana nabo, ngomba kubana nabyo. Nuko nyuma y'iminsi ibiri uyu mugabo rero witwa Kevin, nyuma y'iminsi ibiri yaje kwakira ubutumire. Ubu butumire bwari bwo guhura n'abagabo bakomeye bakora business itandukanye. Kevin yarishimye cyane ahangaha, aravuga ati, aya ni amahirwe yanjye kugira ngo ndongere ntere imbere nzamuke. Ahangaha yabivuze asa nkaho ari kwirata kuri Nora wa mugore we. Uyu mugabo yabibwiye umugore we asa nkaho ari kumwishongoraho, aravuga ati, uguma ahangaha ntabwo ukwiriye kubura ahantu aho ngaho. Nuko umugabo yambaye kositime nziza ava aho ngaho hakiri kare. Ariko ubwo uyu mugabo yari ageze hano kuri hotel, hari ikintu kidasanzwe cyamubayeho. Abagade bari bari aho ngaho baje gucekinga kuri list y'abantu batumiwe. Baramubwira ati, nyakubahwa, wihangane, invitation yawe yabaye cancelled. Uyu mugabo yasanze invitation ye bamaze kuyikansaringa. Kevin byaramuyobeye, atangira kubaza ati, mukubera iki? Abasekirite baramubwira bati, ntabwo wemerewe kwinjira ahangaha. Kevin yarahindukiye ava aho ngaho. Nuko akiva aho ngaho muri ako kanya haje imodoka nziza y'umukara. Muri ako kanya hahise hasohokamo wa mukobwa Nora. Yari yambaye ikanzu nziza cyane, ndetse yari afite amayisikoti amurinze, ndetse yari ari kumwe na wa mugabo Martin. Muri ako kanya abantu bakimubona barikanze, batangira kwibaza ati, si uyu ninde? Kevin yafunguye umunwa, atangira guhamagara ati, Nora. Nora yavuye mu modoka aratambuka amucaho, nta kintu na kimwe amubwiye. Akinjira muri hoteli bose n'icyubahiro bahise bahaguruka, baramubwira, urakaza neza Nora Adams. Uyu mugobwa niwe wari ukuriye Adams Group. Kevin yagumye aho hanze yabuze uko yifata. Ahangaha yabonye uburyo uno mugore yajyaga yita umugore udafite icyo amaze yahindutse umuntu udasanzwe. Yabonye uburyo umugore ari powerful, uburyo yakiriwe. Yatangiye kwibaza muri wese n'ibiki biri kuba. Atangiye kuvuga ati, uyu ni umugore wanjye. Ese uyu mugore wanjye yaba ari muntu ki? Wari wahostinze iyi nama yaramwakiriye cyane, amwakirana icyubahiro cyinshi. Aramubwira ati, twishimiye kuba tugufite ahangaha. Nora arasekamo ati, murakoze cyane. Wa mugabo Martin wazanye nawe aramubwira ati, mukobwa wanjye, iki nicyo gihe. Nora yitse umutima. Ubwo sekuru yari arwaye abona ibintu biri gukomera,
yari yafashe kampani ye ayiha umwuzukuru we. Uyu mwana w'umukobwa yari yarirengagije abantu kwigaragaza ndetse no kuba abantu bamuha attentions imyaka myinshi cyane, ariko ubu ngubu cyari igihe cyo kugira ngo noneho ajye mu mwanya we. Tugarutse rero mu rugo kwa Kevin yararanga muri salo yataye umutwe. Mama we Cecilia yabashije kubibona, atangira kumubaza ati ese byakugendekeye bite, ese bimeze bite, ibyo wari wagiyemo byagenze bite. Kevin ahangaha yubuye umutwe mu maguru, aravuga ati mama, Nora yarari hariya. Cecilia yahise agira ubwoba. Nora ni gute ashobora kuba ahantu nk'aho ngaho? Aramubwira ati Nora, nagiye kubona mbona aje mu modoka nziza cyane ihenze, ndakeka uriya mukobwa ari umukire, ndetse ari umukire cyane. Cecilia ahangaha byaramutunguye, aravuga ati oya, uriya mukobwa w'umukene ntabwo bishoboka. Umugabo aramubwira ati njyewe namubonye n'amaso yanjye, mama twakoze amakosa akomeye cyane. Nuko umunsi wakurikiyeho amakuru yageze ahantu hose, abantu bose batangiye kuvuga yuko uyu mukobwa Nora Adams ari we usigaye ari nyiri Adams Group. Uyu mugabo we Kevin nta nubwo yarazi ese uyu mwana w'umukobwa ni muntu ki. Nuko muri ako kanya rero Kevin yakiriye telefone ivuye ku nshuti ze bakoranaga. Bamwe muri bo barasekaga ndetse abandi bari babaye shock. Nuko uyu musore rero isura ye yatangiye kuzura ikimwaro. Mu rugo nyina Cecilia yarabyukaga agakora amasuku mu nzu, yarangiza akabwira umuhungu ati byanze kunzi uriya mukobwa ugomba gukora ibishoboka byose akagaruka hano. Akamubwira ati wa mwana w'umuhungu we ugomba kugenda ukamusaba imbabazi, byanze kunzi ukamugarura hano mu rugo. Ntabwo dushobora kubura ubu butunzi, ugomba kugenda ugapfukama ukamusaba imbabazi akagaruka mu rugo. Munyumvire namwe. Kevin rero yafashe telefone ye nuko ahamagara Nora. Nora afata telefone ye aramwitaba. Ahangaha Nora yamwitabye ahagaze imbere ya portrait ya sekuru we. Aramubwira ati reka nkubwire rero Kevin, umbabarire cyane, ubu ngubu namaze kurenga aho narindi, ariko ndagusezeranyije nzarinda izina ry'umuryango ubu ngubu. Buri umwe wese wari wamusuzuguye ahangaha yari yafunzwe umunwa. Ahangaha noneho yari umugore ukomeye, umugore w'inyembaraga kandi witeguye kurwanya uwo ari we wese wamurwanya. Ahangaha hashize ibyumweru bitatu ubwo uyu mukobwa yaramaze kumenya yuko ari ukuriye iyi bizinesi ya sekuru. Izina ry'ubu ngubu ryari ahantu hose, buri muntu wese yari amaze kumumenya muri uyu mujyi. Kevin rero ntiyongeye kubona ibitotsi. Wa mugore yirirwaga yinsotinga, wa mugore yirirwaga yirengagiza, wa mugore yakora ibibi byose yashakaga. Ahangaha yari amaze kuba umugore ukomeye cyane mu gihugu. Nuko Nora rero yaje kujya mu nama, abagore n'abagabo bamuteze amatwi kandi bamwubashye. Uyu mukobwa yari afite confidence ndetse iyo yavugaga wabonaga ko ari umugore uzi ubwenge kandi umugore ukwiriye icyubahiro. Aravuga ati njye ngo ndashaka kwicara kuri iyi ntebe kubera yuko izina ryanjye rya nyuma ngomba gukora kandi nkazamura iyi kampani, kandi ngomba guhesha icyubahiro sogokuru wanjye. Aho ngaho buri wese yakomye amashyi. Aha rero Martin yaje kumwegera aramubwira ati Nora, umugabo we yaje kukureba ari hanze. Nuko muri ako kanya akimubwira amagambo, Nora isura ye ihinduka, aramubwira ati mureka ntegereze. Ahangaha rero Kevin yari ahagaze hanze afite n'indabo mu ntoki. Nuko ubwo Nora rero yarasohotse mu nzu amanutse ku mayesikariye agiye kumureba, akimubona yaramajitse Kevin, urashaka iki? Kevin ati naje kugusaba imbabazi. Nuko umusore aramubwira ati ndakwinginze umbabarire, ntabwo nigeze ngufata neza. Umukobwa aramubaza ati se wanshyingiwe utekereza ko ndi umukene sibyo? Ntabwo wigeze unyereka byibuze n'urukundo n'umunsi n'umwe, cyangwa se ngo unyereke icyubahiro. Buri munsi wambwiraga amagambo ankomeretsa, noneho uyu munsi nibwo wibutse yuko ndi umugore wawe.
Kevin yahise areba hasi aravuga ati ndakwinginze reka dutangire bundi bushya. Kiriya gihe nari ndi impumyi ariko ubu ngubu ndabona. Nora yarasetse ariko aseka n'agahinda aravuga ati Kevin no aravuga ati Kevin ubu ngubu ntabwo uri kumbona ahubwo uri kubona amafaranga yanjye ariko ntabwo wigeze umbona. Muri ako kanya Nora yahise atambuka mucaho arigendera. Nuko muri uwo mugoroba wa mukecuru Cecilia nawe yaje kuza ahangaha kuri iyi estate ya Adams. Ahangaha rero yaje yisekesha yambaye neza aratangira kuvuga ati mukazana wanjye mwiza urabizi kuva na kera nabaga ndi kujokinga uri umucyo w'umuryango wacu. Nora yaramwitegereje na emotion aravuga ati Auntie Cecilia urabizi neza yuko uhagaze ahantu utagakwiye kuhagaze, ndakwinginze va aho hantu usubire mu rugo kuko aha hantu hari prive ntabwo wagombye kuhahagaze. Arangije arahindukira ava aho ngaho aragenda. Ubwo muri iryo joro Nora ubwo yarimo yitegereza files za business wa mugabo Martin yahise yinjira aho ngaho mu biro. Nuko aramubwira ati Nora mubyara wawe Derek Adams yaje arashaka kurwana nawe umwanya uriho. Nora isaguruka arambwira ati noneho rero nigiye kugira ngo mwibutse. Arambwira ati nigiye cyo kugira ngo mwereke yuko ntakiri umukobwa w'umunyantege nke nk'uko abizi. Ahangaha rero ubwizuba ryarasaga. Ahangaha muri urugo ubwo hazaga imodoka y'umukara ya SUV. Nuko hahise hasohokamo wa muhungu Derek Adams. Uyu musore muremure cyane ndetse ari umusore ufite confidence. Uyu musore yari kuze cyangwa se mubyara wa uyu mukobwa Nora. Ahangaha rero uyu musore yari yaravuye hano mu gihugu yaragiye hanze ariko ngubu yaragarutse agarukanye misi imwe yaraje gutwara kampani. Ahangaha rero imbere Nora yari yicaye. Nuko wa mugabo Martin yaraje amwegera aramubwira ati Derek yamaze kugera ahangaha. Aramubwira ati muhe karibu. Derek yaje kwinjira aho ngaho rero arimo yisetsa ariko biri fake. Aramubwira ati Derek mfite amakuru yuko waje uzamwe no gufata ibintu bitari byawe. Nuko umusore aramubwira ati wicaye ku ntebe yanjye buri muntu wese arabizi. Nora ahita ahaguruka aratambuka aramwegera aramubwira ati okay nimba nicaye ku ntebe yawe noneho bigaragaze. Ahangaha rero ubwo byari biri kuba wa mugabo we Kevin yari yarataye umutwe. Ahangaha rero ubwo yari arimo anywa inzoga n'abagenzi be yatangiye kumva amagambo abantu bavuga yuko wa musore Derek yaba yaragarutse mu gihugu ndetse uyu musore ashaka gucalenjinga uyu mukobwa Nora. Umwe mu nshuti ze zari ziri kumwe nawe aravuga ati uyu musore Derek naramuka atsinze Nora azabura buri kimwe cyose. Kevin yahise yegera uyu musore wari ubivuze aravuga ati ndashaka kumufasha. Ibyo bintu rero kuba yarabyumvise byahise bimushimisha. Ahangaha rero muri business ya Adams Group ibintu byatangiye kumera nabi. Derek rero yaje kuza muri meeting yari yakurikiyeho ndetse agera aho ngaho atungura buri umwe wese. Yaje avuga yuko ashaka kuba chairman w'iyi company. Aravuga ati naje kandi mfite aba investors abantu bashaka gushora imari zabo muri group muri company. Nuko bamwe bari aho ngaho batangiye gukoma amashyi ariko Nora yarakomeje aricara kandi ari calm. Aravuga ati ndacyafite 51% iyi company. Aravuga ati kandi iki nyicaye ahangaha nta muntu n'umwe uzafata iri zina ry'umuryango ngo arijyane mu mwanda. Nanone mwibutse yuko uyu musore yari yarahunze ari ukwera yuko yari yakoze amabi ahunga igihugu. Ubu ngubu rero yaragarutse. Derek yahise arakara ahangaha arangije amubwira ati noneho reka urugamba rutangire. Derek ntabwo yari ari kuvuga amagambo gusa ahubwo yari no guplaninga. Ahangaha yari arimo gukorana n'abantu batandukanye bo muri iyi company kandi bari bazi papa we.
batangiye rero kugambanira uyu mwana w'umukobwa kugira ngo barebe niba bamuhirika. Ahanga rero batangiye kugenda baganiriza abantu, bahindura abantu batandukanye kugira ngo bahindukirane uyu mwana w'umukobwa Nora. Ariko Nora byose yari ari kubibona. Uyu mukobwa arazi ubwenge kandi yari yariyemeje yuko azakora icyo kandi nyacyo. Nuko umugoroba umwe wa mugabo Martin yaje kujya ahangaha mu biro bya Nora. Ahangaha uyu mugabo arafite ubwoba, aramubwira ati mukobwa wanjye, hari umuntu umwe hano muri kampani wafashe amadokima ya kampani ayohereza undi muntu. Byanze bikunze ibintu bishobora kwangiza akazi kawe. Nuko Nora ahangaha yahise amubaza ati se uzi uwo ari we? Nuko aramubwira ati ndumva ndi gukeka ko ari Kevin. Aramubwira ati uyu musore Kevin afitanye contact na Derek. Nora arahagurutse gake gakeya, aramubwira ati okay, ibyo noneho ndabisobanukiwe. Yahise atambuka yegera ku idirishya, nuko atangiye kwivugisha ati uyu musore namuha rukundo, none we arangambaniye. Muri iryo joro Kevin yaje guhura na wa musore Derek ahantu mu ibanga. Kevin abwira wa musore Derek ati ndashaka ko yazize ari njye uziha. Nuko Derek aramubwira ati nuramuka umfashije buri kimwe cyose nzaguha icyo wifuza cyose. Aramubwira ati nuramuka umfashije uramuka tukamushyira hasi nzaguha icyo wifuza cyose. Bose basezerana yuko bagiye kurangiza uyu mwana w'umukobwa. Ariko Nora yari ari aho hafi yabo. Yaje rero gutumira bose uko ari babiri, Kevin ndetse na Derek. Ahangaha yabatumiye babwira yuko bagiye guhura n'aba shareholders ariko bakanasangira. Ariko ibi ngibi byari fake. Ahangaha yababwiye yuko ashaka kurangiza ibintu mu mahoro. Nuko abangaba uko ari babiri rero baraje. Ahangaha bari biteguye yuko bagiye kumutsinda. Ariko ubwo bari bahageze basanze hari abanyamakuru, abacamanza batandukanye, ndetse hari board members bose bari bari aho ngaho. Nora yahise yinjira ndetse afite confidence. Nuko araza ahagarara imbere yabo ati uyu munsi muri iri joro ndashaka kugira ngo ngaragaze ukuri. Yahise afata remote abereka video uyu musore Kevin ahura na Derek mu ibanga. Bose ko bari aho ngaho bari kureba buri kimwe cyose, buri plan yose, byo baganiriye byose. Abantu bari bari aho ngaho barumiwe, bose baraceceka. Muri ako kanya hahise hinjira abasekirite bahita bafata wa mugabo Kevin, baramubwira ati urafashwe. Uyu musore yatangiye kurira asaba imbabazi, aravuga ati Nora ndakwinginze, Nora narashutswe. Nora aramwitegereza aravuga ati warigambaniye wowe ubwawe. Derek hango yahise ahaguruka atangira kuvuga ati byiza cyane. Aravuga ati ariko ntukeke yuko birangiye, nzagaruka. Nora yarasetse ahangaha aravuga ati nugaruka ntacyo nzaba ngutegereje. Ngo muri iryo joro Nora ubwo yarahagaze ahangaha kuri balcony arimo areba amatara yose y'umujyi. Wa mugabo Martin yaraje nawe aramwegera aho ngaho aravuga ati mukobwa wanjye uyu munsi watsinze. Nora aravuga ati ntabwo ari byo rikiye gutsinda, nimbyekeye kuyubaha ndetse kuyubahisha. Nuko arangije areba mu kirere aravuga ati ndi Nora Adams, ndi umukobwa wa Anna. Aravuga ati ntabwo nzigera nceceka ukundi. Nuko nyuma y'ibyumweru bibiri Kevin amaze gufungwa, ibintu byari bitaramera neza. Nora yarabizi neza ko muri kampani hakirimo ibibazo. Mu by'ukuri icyizere ahangaha cyari cyaragabanutse muri kampani, ndetse amagambo yari menshi cyane muri kampani, ndetse ahangaha muri kampani hari hakirimo abanzi benshi. Ariko yari yarahindutse. Wa mugore wahoze ucecetse ari umunyabwoba, ubu ngubu noneho yari umuyobozi ufite imbaraga kandi umuyobozi utagira ubwoba. Nuko ku nama yakurikiyeho Nora yarahagurutse arababwira ati ndabizi ko abenshi muri mwebwe mutanyizera,
mwasapotinze Derek kubera yuko mwizeraga yuko ngiyewe ndi umunyantege nkeya, ariko ntabwo nigeze niruka, ahubwo narahagurutse ndetse nararwanye. Nuko arangije arabitegereza bose uko bari bicaye aho ngaho mu nama, arababwira ati iyi kampani mubona aha ngaha ni izina ry'umuryango wanjye. Arababwira ati jye ndi hano kugira ngo nyobore. Nuko umwe mu bari aho ngaho akoma amashyi, n'undi nawe akoma amashyi, n'undi akoma amashyi, abari bari aho ngaho bose bakoma amashyi. Nuko muri uwo mugoroba Nora yaje kwakira ibaruwa ariko yandikishije intoki. Iyi baruwa yari ivuye kuri Kevin. Nuko yaramwandikiye aramubwira ati Nora, ntabwo nizera ko wakambabariye, ariko nagira ngo ngushimire, ndagira ngo ushimire kubwo kunkunda nubwo ntari mbikwiriye, kuko ubura byatumye mbasha kumenya umugabo nahindutse we. Ndizera ko umunsi umwe uzahura n'umuntu ugukunda by'ukuri. Nora yafashe ya lettre arangije arayizingazinga ayijugunya muri pubere. Ntabwo yigize arira, ntigize aseka, ahubwo yarabyirengagije. Nora yaje gufungura fondation, ndetse iyi foundation yari iri mu izina rya grandfather we, rya sekuru. Yafashe ya mitungo y'iyi kampani yose ayishyira muri foundation, ndetse foundation ikora ifasha abantu batishoboye, ikora imirimo idaharanira inyungu. Ahangaha rero ubwo yari ari hano ari gufungura foundation, abana bamuzengurutse barimo biruka baseka, arimo atanga ibyo kurya, atanga ibyo kunywa, atanga imyambaro. Yarishimye muri we, yumva aranezerewe. Aravuga ati ntabwo nashakaga icyubahiro, ahubwo nashakaga gufasha society, nashakaga gukora ikinezeza abandi, ndetse nashakaga kurinda izina rya sogokuru wanjye. Nuko muri ako kanya Nora yarasetse, atari uko asetse nk'umugore w'umuyobozi, ahubwo asetse nk'umuntu ubashije kubona amahoro. Nshuti bavandimwe, ikintu dushobora kwigira kuri iyi nkuru nuko utagomba kujyaginga umuntu kubera yuko acecetse, kubera yuko umuntu ucecetse umunsi umwe igihe azavuga uzasanga afite imbaraga zirenze n'izo watekerezaga. Kandi imbaraga nyazo z'umugore ntabwo ziri mu byo ahishe, ahubwo imbaraga z'umugore ziri mu byo agaragaza nyuma. Ese n'icyo wakora uramutse umenye yuko umugabo wawe yagushatse kubera amafaranga? Nshuti bavandimwe rero, mwakoze kubana nanjye kuva gutangiye kujya ku iherezo ry'iyi nkuru. Ndabibutsa neza ko umwanya wanyu ari uw'agaciro, kandi ndabibutsa yuko mbakunda cyane. Ndabashimira support yanyu mukomeje kumpa, ndabashimira comment, ndabashimira uburyo musharinga inkuru zanjye ahantu hatandukanye. Nukuri ni iby'agaciro, Imana igibaho umugisha. Izi nkuru nzikora kugira ngo tuzigireho, kandi zigira ibyo zihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwakoze rero kubana nanjye, ndabashimiye kandi ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Ciao ciao.